niba ufatishwa agaciro cy'umwana ariko rero umwana atatebuza baza kukuvanamo muri no minsi kumara iminsi 6 utarya kereka aho nyinshi nkarana n'umuganga nabonye uzi gukora akazi neza yo amakuru ni meza kabisa akaga nawe nako kwa mabu kumugoro wakubita w'inkoni utari igiti nta giti nari ariko ahari irenze igiti irenze igiti rwose nabindi mu cyumba yakumva numve mabe ahise agize ngo turajya gusohoka ageze muri saro asanga David nawe arimo uwo muhungu wawe yahagera mana we none se uko wabigenje ute namubwiye nari uburyo yamujijisha asohoke ngende arambwira ati keretse n'indi amafaranga rwose inote bazigukuyemo nazitanze ariko ubwo agira ko hari umusaza waje kubasura uri mu cyumba kandi ko adashaka kugira ngo yakubona rwose ngo abone yuko tujya dusurwa n'abasore ko nta basore bajya babasura ubwo niyo tekinike bakoresheje kugira ngo David ahita agenda yagiye rwose ahita asohokana David ahita ajyana nanjye ubwo mpita ngenda gutyo ndumva n'agacupa ari tutazongera kukanywa ariko ntakunda ariko sinakubwiye wowe icyo ni ikimenyetso cya mbere kikubayeho uparika ntakundi kisorite none se ko nagukunze kandi David akaba ari inshuti yanjye arigira aza gusura boss nakumuvandimwe wanjye usaba mu bwa mbere tubona nyine ibyo bigambo byose kuvuga n'ibyiye mfite umuti ntabwo se urumva utema kugenda unyiyumvamo nako rero ndi umugisazi none ufite amavirus cyane guforomatwa nyine guforomatwa rwose nagukunze oya uri kunyireza nanjye kwirebera amabi kwa mabe kwa mabe tujyana nyose napanze kujyana nawe mabe yashatse kumpa umuti ngo mukunde ndamwanga none ubwo urankunda okay ngagenda musange none wari gusi tujyana nawe twapanze kujyana turajyana pe kangende usange ubundi genda ubwo nundi wari kutari bungumana bana abasore ubu barabuze koko basigaye bangendaho none wowe ngo iki ntago wangumana wankura toka ariko sheri mu kabari bimeze bite mu kabari ntabwo bigenda rwose ariko nyine ahubwo nshaka ko ncijya ka business kanje nkora asa mwana ubundi ushaka business njyewe buriya kumbwa ngo nkushingire business y'akabari wapi kabisa ntabwo ngiye n'inzoga ntabwo ushingira business y'ibintu ubivuze ko ugiye kucijya business y'ibintu ukunda aho buriya ko nkunda nk'imineke nta kuntu buriya naguhagatara ukajya wiga uyicuruza ngo business y'imineke ugasanga se n'amafaranga ufite ukwiye kwinjira business y'imineke ntawe kurakara sheri sinzi ko mukunda se mwareka nkubwiye ko ubigira big deal kabisa none se reba nyiranze njya nkujyana ku myaka yanjye 28 yuzuye nibwo nayubatse none urashaka kujya akabari kuri iyo myaka ufite kwe sheri niba twigiye no mu nzu yanze nkumbuye no kujya urashaka kunsura yego nshaka kugusura pe ayira yake dati ngenda kwemera cyane sheri ubundi riri amen shaka pisa rwose uriya nza gukora televiziyo wanyu narakwishimiye mbona uri umwana mwiza cyane mbona ndagukunze cyane uri mwiza cyane tu mwiza se kurusha amabwe shamabwe buriya rero iyo mubonye mbona uraho gusa nta kigenda mbona uraho gusa ako se rega bose nanjye uyu mwana namukunze ni mwiza pe nukumva ndeba nawe mureba indoro iri mu rukundo ntabwo nakubuje ubundi kunyegera ubundi icyo kintu uzanye ubundi ni iki sinakubuje kunyegera mfite abashyitsi kandi nje nzakwirukana aha reka nigende ariko urashimye nanjye ugeze hano abakobwa basigaye banshakiye naho ubundi riri Amen shaka bisa rwose urukundo rwanjye nawe ndagira ngo ruzarambe tugere kure
Shana birenze kabisa. Mwitabe nta kibazo. David aracakiriza. Amakuru. Imeza. Shani nta muntu yagiye gusura. Umukobwa n'umuhungu. Ugusubira amatsiko isi ugera kumaza ngo umukobwa cyangwa umuhungu. Ndumva rero nta magambo menshi mfite yo kuvuga gusa byagiye mperuka kandi narakwishimiye. Nsigaye nanagukunda ndumva twakundana. Kuza kwa pasi burururururu. Hano gukoma. Mana ariko zano karimo wacu mwana ko twabaye inshuti ubundi numva uba ufite ikibazo. Amana ashaka kuzanyirukanira. Reka nawe wakwirukanisha none boss wari ubware. Udoma nyine man ntabwo nzi ko none uyu munsi uri babyumva kabisa. Iki se kandi Man narinje nanone kugutira inzu man. ariko shaka kabiri kose kwari ndumuru. Ashaka kuzanyirukanira. Mana se mwana ko mwana yananiye mutoto yanze kabisa. Cyageze Mana yanseranye muguste. Ngo ningo muzane nanone mwana narinje ngo nizi inzu kabisa. none se sha uko wamwemereye wumva biri buvemo koko. Mwana none se shaka ari akantu kuntu gashyushye nta guhagakanira ngo kabyumva. Oya rwose ntabwo byo ngibyo byashoboka. Ariko arashyushye. Bushyuha afite. Ni hatari. Ayose ko niba ari ugushyuha mfite igitekerezo cy'inyamira. Kagire nkuru ndabundi worega ndakwemera. Igitekerezo ni nyamira. Inzu ya boss. Hari muri firigo harimo akabuni k'amazi akonje. Ayo mazi nayo boss akunda kunywa avuye ku kazi. Yabaye barafu. Turamufata tumucucagireho. Abaye barafu turamutsindagira. Tuga mu warasaze na gato. Nabukonje. Navuka mbonye umujyama w'indage wara. Ngwiki. Amazi akonje. Ore idage nta gitekerezo cyezogera kumva nta bitekerezo ugira uri idage. Man, cyo kwareba ukuntu wanezinze ariko ibyo bintu by'ibitekerezo ubumbwira ni fake man. Nta gitekerezo kigira umaje gusa. Shariri niho sha mwana yanjye umenya nuze barigira atazagaruka hano n'ukuri ibintu byaraye bimubayeho nimugoroba umva nagahuma munwa pe Si ahubwo nakwemeye. Yitwa cyagiye muri busakuza. David agahita abyumva. wapisha nawe nabiteguye byatari nabiteguye nyine ndamubwira navuge buke ko ndi kumva umuntu umeze nka David muri sale. Ariko mwana nawe rwose umva David yariteguye ngo ashike agiye kunkaba akazi kandi ntabwo yazi ko twe twamukinnye imiti. Nako shawe mbona ko David ari akana keza ahubwo shawe uzamenye nimero ye. Uvuze David utumwibutsa. Nibiki se ako kumugani narwo yigeze umbwira usaga ejo gushakiraga iki Nyine usagire nagiye kumusura. Ambwira ngo nyine ngarankunda. Akimbwira ngo arankunda. David arahamagara ambwira ngo arankunda. Rahira gusa wabyitwaye mute we byagenze bite se ubwo Ndumva twakundana. Nagukunze. Barumva ziranka nyine ziba ziri no kwabira. Nje iyi nzu ndashaka ko tunayivamo. umva izi nka za Landlord rero umva ahantu tuzanahimuke pe Umva ndashaka ko tuzava rwose. umva ibi bikabyirirwa bisakuza umuntu akaba yibereye kuri telefone ukumva biri kuvuga Biri kudusakuriza. Kuri pe njye n'ibyo bintu nari nkibyibuka. Nibuka nawe rwose pe. Ahubwo ngirira vuba urumva musaza atanaza akadufata ubundi njye Se usiyenda kuza David. ayabikorera se Nubwo adufashe koko. birarenze ko wabinyemereye wabimpaye. Kenare. Mbega kabeje karyoshye we. Niba rero nk'umushoro byari kugenda bite? Ahubwo urongera mwana kugumisha gute se none. Umva wowe igihe byazatari nzabikwereka kumuraho. Ahantu hagiye uzi igihe haragarukira. Nyine. Uzi igihe haragarukira n'ubundi bikora. Bimara umunsi wose se. Hari igihe yaza ugasanga aradufashe kandi ntabwo byaba ari sawa. Adufate ikadufata iki. Ase tuza wowe nzakwereka. Tubikore rwose ibyo bintu.
Thank you.